Esperansia muri sinema niko bamuzi turangije tuwa yo muri Mashariki Film Festival iba ku nshuro ya 11 ni igikorwa ubonye gute wajyanye nabo mu gihe cyashize itandukano ni irihe par rapport y'ibihe byashize? Hari aho tugera ugasanga reka mbanze nivuge nitwa Mora Antoinette nkaba ndi umukinnyi wa filime nkaba ndi umukinnyi w'amateatre kuri tele nkaba nkinira mu Rwanda no mu mahanga. Hanyuma itandukaniro riri hagati y'izindi ntara twagiye abantu baha barishima cyane kandi bagahita babikwereka. Hari ahandi bishima ntibahite babikwereka bakabikwereka uko babonye ko dutashye, ariko n'ahangaha rwose turabona yuko batwishimiye cyane. Iki gikorwa cy'uyu mwaka rero gitandukanye n'indi myaka yabanje ugereranyije, kubera ko uyu mwaka urabona ko sinzi nari muvuma nyinshi cyane, ariko urabona ko harimo akagufu. Amafestival agiye atandukanye kuko navuga nka Trésor yateguye ibintu bye neza, kubera ko andi road show twajyaga mu bigo by'abanyeshuri gusa, ntago twabonaga n'abaturage, ntago twakoraga ibikorwa remezo by'igihugu, ntago twateraga igiti cyangwa, ariko ubu ngubu mu ntara 5 tumaze kugendamo, tumaze hose kugenda tuhatera ibiti, tukifatanya n'abaturage, abaturage tukaganira nabo, abaturage tukifotoza, abaturage bakatubaza ibibazo tukabasubiza. Yego, ubu tuganira ni wowe nimero mbere mu majwi cyane cyane muri People's Choice mu cyiciro cy'abagore n'abagabo n'abahiga. Ibanga ni irihe washyize imbaraga cyane mu kubwira abafana bawe cyangwa indi banga bakoresha bituma uyu munsi nyine uri kubahiga bose? Nariyamamaje cyane kandi kubera ko ngenda nkina teatre ahantu hagiye hatandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, ndabibabwira bakantora. Aho tugeze ukabona bashyizeho amajwi 1000, bashyizeho amajwi 500, 400 batora bitewe n'ubushobozi bwabo. Ariko nanone ikindi ntago ngewe ndabyirata kubera ko haracyari urugendo runini, dusigaje iminsi 14 cyangwa 15. Hanyuma muri iyo minsi rero hari igihe kwa kundusha n'amagare, umuntu wa mbere akambara mayo jaune, ariko mu kanya gatejo ukabona yabaye wa kabiri cyangwa wa gatatu. No kuvuga ngo rero ndacyabyishimira, nshimira n'abafana ngo bakomeze, no tugeze mu gihe cy'amahina cyo kugira ngo banore cyane, none cyo kugira ngo bangaragarize ko bankunda. Kandi ikindi no kuvuga ngo hagize n'uwancaho nge nta n'ikibazo mfite kuko ndabyishimiye. Turi muri competition aho ni kuwa mbere akabone kuwa kabiri. Kuba wenda ndi kurusha abagabo nkarusha abadamu n'iby'Imana nyine niko yabishatse, ariko icyo gihe cyose tuzakimenya kuri 28. Izina Intare y'Ingore nge navuga ko ridasanzwe muri karere yawe. Wowe iyo ubyumvishe n'ahantu uri kuri tele umuntu ari kwita ugasuzuma amaso muri ya filimi wakinyemo, nyine bivuga ko yaguhaye no zina, iriya filimi ifata gute mu guhindura karere yawe no gutuma izina uyu munsi ari ryo tushobora kuvuga wenda kurenza na Seburikoko? Iriya filime yari ifite imbaraga kuko yari ifite ibyigisho bikomeye cyane. Kugira ngo izina rya filime baryitirire ngewe Intare y'Ingore, nge mbona ko nakoze kandi ndanabyishimira cyane, kuko iyo ubona mbese ngewe navuye muri ngewe hitamba ya Ntare y'Ingore, nkuko bivamo nkahita nongera nka Antoinette nkuko muri kundeba. Nuko ngo rero birabigaragariza ko nakoze, bikangaragariza umusaruro w'abarebye, kuko hari na benshi wenda babonaga nka nimero zanjye bakampamagara bakambwira bati ngewe byari bimeze gutya na gutya, nkamubwira se we ngenda kuzi ngewe nakinnye nahishuye amabanga by'Intare y'Ingore. Yego. Twe turi kuganira na Gratien mu kanya, tubwira ko kubwe abona ibintu byo gutora babivana muri iyi festival. Tubwira ko wabona bigora abafana namwe bikabagora kujya gusaba amajwi kandi mwarakoze. Wowe ubona ari iki gikwiye guhinduka muri iyi festival? Ubona ari izihe mpinduka zikwiye cyari iki bakwiye kongeramo imbaraga? No kuvuga ngo nanjye icyo navuga, ibyo kugora koko nibyo birahari, kubera ko uragenda ukajya kubwira umufana ngo wantoye kandi azi yuko wakinnye, uzi aguhora abona urimo urakina, ukabona ninuze ikintu burya cyajemo amafaranga usanga cyahindutse urundi rwego. Nge numvaga yuko ahubwo ku mukinnyi cyangwa ku bafana bacu bajya babwira wenda bagatora rimwe gusa, cyangwa hakaba abajaji, hakaba inteko y'abajaji ikaba ariyo itora, kuko ku mugani urabwira umuntu ngo wantoye, ejo ukongera ukamubwira ngo wantoye, ejo ukongera ukamubwira, byageze ubwo barambirwa bakavuga se muhoramo ko byafashe igihe kirekire, ukabona ntabwo ari ibintu byiza. Ariko kubera ko ariko byari byateguwe, twarabyemeye, dukora road show uko ateganyijwe, tujyana n'abaturage turabibabwira. Ariko ubutaha twifuza ko haba nk'uko babikora, n'undi bafite
abantu baturukiye mu mahanga hirya hatandukanye bazajya bafata abajaji babibahereze byose, twe dukora road show nk'uko bisanzwe, dukora ibikorwa bya leta, tujye n'ahandi tutagiye cyangwa twongeye dusubire n'aho twagiye, henshi batwumve badukingurire, tubonane n'abaturage, tubonane n'abafana, tujye mu bikorwa bya leta natwe tugwe kuko turi abana b'igihugu. Yego, uyu munsi tuganira Gracia yarizize imyaka 30 ishize ari muri sinema, wowe ni imyaka ingahe ishize muri sinema? Hanyuma ibanga navuga ko wakoresheje yatumye nushikama, kuko twagiye tujya n'abandi baza bakagenda ariko wakomeje gushikama, ndetse no kubona ko uherutse kibeho muri filimi mpuzamahanga uzagaragaramo, wowe imyaka ningahe ibanga ry'abayirihe? Njyewe ibaye 32, njyewe nzayifeta ari 35. Nuko ngo njyewe nakubwiye ngo nkinira mu Rwanda no mu mahanga. Impamvu nuko harimo amafilime y'amafestivale dukinamo, harimo amafilime yo muri Kenya dukinamo, harimo amafilime y'u Burundi dukinamo, Congo na Uganda. Mu mwaka washize nahaboneye n'igikombe muri Bitwenge Film and Comedy, nahaboneye n'igikombe kuko harimo abana nigisha mu mpano sikizamuka. Yego, ni ukuvuga ngo ibanga nuko nkorana n'abato ngakorana n'abakuru. Nimba tuvuge muri ya generation ya kera twari turimo mwamenye namwe mukiri abana, berekaniraga ku masede, twacururizaga ku masede. Aho rero bigereye gucururiza online, niyo mpamvu nanjye nahise byaranduhije ngomba kuba nk'abana kugira ngo nanjye nkomezanye nabo. Nagendanye n'igihe bigoye bingana iki? Kuko hari ubwo twaganiraga na Fabiola aratubwira ati iyi nkundura ya YouTube yego ifite amafaranga, abantu barayikeneye kubera ko niho abantu barimo gukura amafaranga, ariko nanone yatumye dutakaza umwimerere, ituma bamwe ibihangano bicika amazi, ugakora ugamije amaronko. Bigoye bingana iki cyangwa byoroshye bingana iki kuri mwebwe mwabaye muri iyo era ya mbere na n'ubu ngubu? Yabikubwiye biragoye, nkuko yabikubwiye biragoye, ariko igihe icyo ari cyo cyose umukinnyi wa filime ugomba kugendana n'ibihe. Ntabwo wavuga ngo ngiye nsigare inyuma muri analogue kandi digital yaje. Oya, ni ukuvuga ngo nimba ari cyo gihe kigezemo nicyo gihe nyine ugomba kubikora gutyo. Ariko noneho icya mbere nshima nuko hari igihe ukubita n'abadirector beza, abadirector babyize ku buryo bakurera ya mpano yawe ikagera kure. Nkuko tuvuga tuti baragutumira muri Kenya, baragutumira aha naha, baragutumira mu mafilime ari international, bagakora casting bakaba bati n'uyu wakina ibi bintu. Nuko ngo harimo ujya rejecting ukavuga ati bijyanye na standard yanjye n'uburyo ntwara ibintu, uburyo yanditse script yayo ntabwo nayifitingamo. Yego, kubera ko urabona uwo ari wese iyo abanye amafaranga ahita avuga ngo ugiye gukinisha filime, wajya kubona ukabona ugiye kuyoborwa n'umwana utarigeze anabitekereza ngo ni director. Okay, wowe kubera ko yes afite amafaranga, ni kuriya twabitangira. Reka wumve, twatangiye tugitangira amafilime hatangiye ingero 3. Harimo abantu bari babizi ariko badafite amafaranga, harimo abantu bari bafite amafaranga ariko batabizi, harimo abantu bakoraga udushoti movie tujya mu mafestival yo hanze kuko niho babonaga amafaranga, abandi ntibabikore. Ariko byageze aho biricayura ko n'umunyarwanda ubu ngo asigaye ari umujaji, aravuga turi azi gukina, ubu ntago abizi, uyu nguyu yagira gutya, ugasanga barimo barakastinga, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero hari igihe n'ubundi kizagera zizajye zigenda zicayura. Ubwo wagendanye nabyo azagendana nabyo, kuko impamvu hari n'abana usanga duhamagaye bakaza gukina ariko babahereza script. Tuvuge nko muri zacu dukoresha script, usanga nk'ubu ngewe na Seburikoko dufite ibitabo bingana gutya, ugasoma ukamemoriza warangiza ukajya kubikina. Noneho hakabigiye noneho kuri YouTube bakora ngo urahita uhagarara hano ngo n'uyu ngo murwane ngo mujye ukishakira amagambo ukaba umuscripturate kandi utagomba kugira ngo ubeho. Yego, ubushize tuganira wambwiye ko uri mu myiteguro igeze kure ya filime yawe, ubu nakubaza ngo bigeze filime yanjye. Rero habonetsemo imbogamizi y'ibihugu, twagombaga gukina n'abantu bo muri Tanzania, tugakina abantu muri Burundi n'abantu bo muri Congo. Habonetsemo bino bibazo tuba dusa naho turetse, kuko nashakaga kugira ngo duse naho tugize uruhererekane rw'ibyo bihugu. Yego, kandi byari bigeze koya, nzayivuga nyuma. Dusoza rero Papa Sanani navuga ngo Seburikoko igiye kugaruka, ugasanga yarijite. Seburikoko igiye kugaruka, ni filime witezemo iki? Cyane ko ubanza na shooting mwarazikoze. Ni filime witeze ute? Ni filime witeze wiki? Cyane ko nawe yagize uruhare runini mu kubaka undi muntu witwa Esperance. Seburikoko rero ni filime nkunda cyane, biteye ubwoba.
ni ukuvuga ngo nkinamo ndi umuturage umwe rwimbi pe, ariko wa mugore witeje imbere. Turimo turakangurira abadamu kugira ngo biteze imbere, nk'uko ubona umudamu atakwitinya, nimba baraguhaye agaciro ugomba kugakomeraho, nawe ukavuga uti reka no kuzakoza isoni wa undi wakampaye, sibyo? Niko ubu ngubu tugomba kugira ngo tubigenze. Filime rese buri koko ubu twatangiye ibindi bice, ubu ngubu igice cya 3 n'icya 4 turakirangiza icyumweru gita kuri 25, turi muri shooting n'ubundi. Ni ukuvuga ngo ni filime nziza ije, natwe turekena twaba tuti harimo impinduka kuko bahinduye ibintu byose. Yego. Message kuri Mashariki. Ndavuga ngo ndayishimira cyane kuko ibi ngibi ukinnye ukajya mu mahanga ukagira gute, ariko ntihaboneke umuntu usa naho yaguteye ingabo mu bitugu ngo abone yuko duse naho tugiye mu bafana tuwazenguruke nuko tuhajya, ariko berekana bya bikorwa, berekana yuko harimo abantu barimo barabasapotinga, babereka ko harimo uwakoze cyane uwo mwaka, wabaye umukinnyi mwiza, uwagize uwasapotinze, abakameramana bagize gute ngo babayishime, babashimire mu ruhando. Na kera umwami yahamagaraga abantu yarangiza akabashimira ibikorwa bakoze. Ni ukuvuga ngo rero ngewe ndayishimira cyane. Yego, murakoze cyane, namwe ndabashimiye mwese.